basenga uko bikwiye. Yego. Abantu bariho sinzi ibintu bibarangaje. Ntabwo abantu bariho basenga uko Imana ibishaka. Kandi ndababwiye ushize ngo gusenga nta konje bigira, gusenga nta munota bigira, gusenga nta saha bigira, gusenga nta masegonda bigira. Aho waba uri hose wasenga, waba uri mu kazi wasenga, waba urimo wakira abantu muri biro wasenga. Nta gihe na kimwe n'iki na gito gishobora guhita kitagaragaza ko ugomba kugira gute gusenga Imana. Abantu rero dusenge impanuka zo ntabwo zigomba guhagarara tudasenga. Reka tureke kurangara, twe kurangara ahubwo dusenge. Yose nawe wenyine, ntabwo ari wenyine. Hari n'abampamagara babimbaza, ariko ndabwira ko atari wenyine, n'abandi bari inyuma. N'abandi bari inyuma. No gusenga Imana yakomeje kuburira abantu benshi, aravuga ati nimusenge musabe Imana imbabazi, aho mutagenze neza hose mbababarire. Abantu bakomeza kwinangira. Icyo nashishikariza abantu rero si uko bataha muri ubwo buryo, ahubwo ni uko bagira gutegura. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ineza y'Imana. Ubuntu bw'Imana busaga nibubane namwe waba udukurikiye uri mu bibazo bitandukanye, situation itandukanye, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo utangarize ko Imana iri kumwe nawe. Uko byagenda kose ntabwo yagusiga, ntiyaguta, ntiyagutererana, ahubwo yizere kandi uyiringire, kuko Yesu abereye maso abamutegereje bose. Nkuko mubibona rero twongeye kandi kubana n'umutumirwa wacu. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbaze. Amakuru y'iminsi? Amakuru turaho. Yego. Nibyo Imana irabarinze. Mbere y'ibintu byose reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Witeka Mana yacu, Imana idukunda, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ko wabanye natwe mu bihe byose bitandukanye. Ari urugendo twagize rwajyaga hanze y'igihugu, twajya amahoro tugaruka amahoro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wabanye natwe rero turiyo, ndetse no kurugeza kuri umunota mwami uracyari kumwe natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiriye neza rero tukugireho umugisha muri aka kanya, bane natwe. Urakoze kuko byumvishije kandi kuko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ishimwe kandi ihimbazwe cyane. Hanyuma mukozi w'Imana, umaze iminsi utari mu gihugu, wari uri hanze y'igihugu, ariko mbere ya byose nagira ngo utangarize ko hari ibintu byinshi wahanuye byamaze gusohora, ari nabyo ngira ngo tuze kuganiraho. Ariko mbere yuko tubiganiraho reka nkubaze gatoya, ese amasengesho duherukana waragiye mu gihugu cy'Ubugande kuri gahunda y'umurimo w'Imana. Ese urugendo rwagenze gute mu ncamake? Hari aka video nabonye
urimo uragaburira nimba ari inkende simbizi, urimo urazihereza imineke. Ese wari uri guhereza inkende imineke, kuki utayihaye abana hariya mu kiriya gihugu? nta bana baba bari ku muhanda. ahantu narindi ntaho abana bari bwari uburyo bwo kugira ngo urankunda udukoko utunyamaswa nk'uturiya nkunda kutwegera nkatureba. Ntabwo rero dutinya abantu cyane, yego ntabwo watwegera kwikegereye karahunga, ariko jye sinzi impamvu nabonye twinshi twaranyegereye ndaduha, ubona mbese turanyegereye kandi abandi batwegeraga tukiruka. Nabonye twaranyegereye tunyegereye ngo umuneke ngenda ntugabanya, ngira ngo mwarabibonye ku ntandemo ngenda ntuha. Natwe rero ni ibiremwa by'Imana, buriya nabyo biba bigomba kurya, nabyo biba bigomba kurya, niyo mpamvu rero nagombaga kubiha. Yego. Urugendo rwagenze rute muri rusange? Urugendo rwagenze neza, ndashima Imana ko twagenze tukagerayo amahoro, nubwo bitari byoroshye. N'urugendo ni kure cyane, uragenda ukajya kugera warambiwe, no kugaruka nuko uragenda ukarambirwa. Biragoye, ariko Imana yabanye natwe, iturinda impanuka, iturinda kubona ibibi mu nzira. Mu nzira nta kibazo nahuye nacyo, haba ngenda haba ngaruka, ahubwo n'ibindi binaboneye kuri uwo musozi navuga ngo ni Imana yagize ngo ibinyereke. Ndabyibuka ariko wa gatandatu, tariki yo ntabwo nyibuka neza, ariko wa gatandatu nibuka ko ku manywa ndyamye nduhutse, kuko nari naraye nsenga kuri uwo musozi. Hari ahantu hari amazu akodeshwa nyine, aho urara umunsi, iminsi 2, iminsi 3, icyumweru urahishyura, hishyura 50 by'amaganda. Yego. Nari nakodesheje ahantu iminsi 3 kuko nari nagombaga kumarayo. Noneho ku wa gatandatu kuko nahageze ari ku wa gatandatu ku bukeye narayeyo amasaha yo ku manywa, nko mu masaa 7, saa 6 gutyo, amasaha 7 saa 6 zishyira saa 7 gutyo. Nibwo nari njyamye ndohutse kubera ibitotsi nari naraye nsenga, ngiye kumva numva amadayimoni araje. Harya ngo waruriye ku musozi? Ahita ku rusozi. Ku rusozi niho bita Prayer Mountain? Prayer Mountain. Aho ngaho. Ni umusozi mwiza, ugiye udafite imbaraga rwose wahura n'ibibazo. Imana hatangira umugisha, ariko nanone biragoye. Ahantu hose Satani yarahageze, iyo udafite imbaraga rero byakugora. Imbaraga mvuga ntabwo ari imbaraga z'ibigango cyangwa imbaraga zo mu byayindi abantu bangura runaka afite imbaraga, n'imbaraga zo mu mwuka nizo mvuga. Twaragiye rero kuri ayo manywa, ngiye kumva mu madayimoni araza, akajya aseka cyane, agatwenga, agaseka ngo hihihi ngo avuga mbese nkuko kwa kundi abakobwa bakunda gukubita udutwenge, ngira ngo urabizi. Bagaseka cyane nk'abana b'abanyeshuri biga nko mu wa 6 sizemo, bazi ko yagiye bakubita udutwenge, cyangwa mu wa 5 baba bamaze gukura. Amadayimoni araseka cyane, ndatokesha ndavuga ni mu izina rya Yesu. Ndasohoka mpagarara hanze, bigagumya biraseka, ndavuga ni mu izina rya Yesu ndacyashye. Inama yose yateraniye hayikuzime, nti Mana uyiburizemo. Birangije biragenda, Imana yaje irambwira ngo nagira ngo nkwereke ko ngo ntacyo byari bugutware, ngo guseka kuriya ngo byari bibuze icyo bigukoraho. Ngo ariko humura ndi kumwe nawe. Kubera ko ari ahantu mu ishyamba rero, mu biti bihari, narakomeje ndasenga cyane kuri ayo manywa, ndinda ngeza saa 8 z'amanywa zishyira saa 9 zaho. Noneho uko nsega nkajya mbona kubera ibiti bihari mu mashyamba, nkajya mbona ibiyoka binini biramanuka byitura hasi, ngiye kubona nkabona ibinyoni bifite iminwa itukura, nkabona nabyo birimo biramanuka byitura hasi. Imana irambwira ngo mbese irabinyereka ibyo bintu, Imana irabinyereka. Noneho ndangije nibwo
nakomeje gusenga Imana irambwira ngo ndasenze urumva ku cyumweru ndasenga nijoro nirose ku cyumweru Imana irambwira ngo ko ari ibintu najyanye ibyifuzo kuri uwo musozi ari mboneraho rero kubwira abantu bagize bampaye ibyifuzo ari iby'uburwayi nagombaga gusengera ari iby'akazi ari iby'ababyeyi batwite babuze urubyaro harimo n'uwahise nyandikira ambwira ko yasamye yambwira ati nasamye atangiye no kwa muganga ndatwite ndashima Imana kandi yari amaze igihe kinini adatwita nahise mbibonera kuri uwo musozi ko narahageze ku cyumweru ndimo nsenga ku manywa Imana irambwira ngo abantu bose nazaniye ibyifuzo ari abarwayi ari abashaka kubakirwa ingo ari ab'ingo zasenyutse bagatandukana n'abagabo bambwira ko Imana ibubakiye ndetse n'abandi bose bari barwaje abana mbese uburwayi bwose abo bampaye ibyifuzo bose bumve ko Imana yambwiye ko ibashubije kandi bimwe barampamagaye nkiriyo barambwira ati twashubijwe ndumva nibyo ngibyo nageze mu rugendo rwanjye mbonera no gushimira hari umumama twamenyanye yaramfashije uwo mubyeyi rwose Imana imuhe umugisha ni umumama wanyakiriye ngezeyo aranyobora kuri uwo musozi ni umumama wampamagaye kuri telefone ubwo yavuze ku ntazi ntabwo mwabonanye ntabwo twabonanye byaramubabaje cyane ariko nawe araza kumva ikiganiro byaramubabaje cyane kuba tutarabonanye ariko arambwira ati n'ubundi ntabwo bikwiye ko tutakibonanye tuzabonana hari undi rero nagiye nsangayo aranyakira ngezayo mbese bigenda neza ndamushimira Imana imuhe umugisha ubwitange yagize amatike yakoresha yategesheje gutega Uganda ntabwo biba byoroshye yaramvuganiye twateze imodoka voiture tugera kuri uwo musozi Imana imuhe umugisha Imana imuhe umugisha mwinshi cyane yambaye hafi cyane muri iyo minsi iminsi n'amazi yose yajyaga aza kandeba tugasenga kandi uratekomera ntiwumve ko uri ahandi hantu ati turi kumwe Imana imuhe umugisha rero ndamushimira cyane amen mu rugendo rwanjye nagiriye muri Uganda Imana ishimwe n'ukuri hanyuma rero abantu bajyaniye ibyifuzo gusengera ntabwo baraguhamagara batangire kukubwira ko hari ikiri kugenda cyaba baracyategereje benshi barampamagaye n'ubu barampamagara benshi barampamagara cyane n'ubu utarampamagara ntabwo ari uko atashubijwe ahubwo ni uko wenda atarabona umwanya wo kumvugisha icyizere cyo gusubizwa cyabo cyo ndagifite ufite gahunda yo kuzasubirayo hariho umumama nanone wari ufite urubanza nawe nari namujyana icyifuzo cy'urubanza ambwira ko urubanza rwagenze neza yatsinze urubanza n'abo baburanaga ni byinshi Imana ishimwe n'ukuri Imana y'amahoro iguhereza umugisha hanyuma rero mu bihe byashize twakoranye ikiganiro urahanura uvuga ko hari umuntu uzwi ugiye gupfa ariko muri iki cyumweru gishize twagize ibyago dupfusha mushiki wacu Imana ikomeze imuheruko ridashira abantu bakomeje kwandika muri komenti bavuga bati uyu se ni wa muntu wahanuwe cyangwa si we cyane ko unabihanura abantu ntibabyumvaga neza ndagira ngo ushyire umucyo kuri ibi bintu ese nkawe nk'umuntu wabihanuye koko ni Valentina Imana yari yakubwiye yari yamunyeretse ariko si nawe wenyine ntabwo ari we wenyine hari n'abampamagara babimbaza ariko ndabwira ko atari wenyine n'abandi bari inyuma no gusenga Imana yakomeje kuburira abantu benshi aravuga ati nimusenge musabe Imana imbabazi aho mutagenze neza hose mbababarire abantu bakomeza kwinangira icyo nashishikariza abantu rero si uko bataha muri ubwo buryo ahubwo ni uko bagira gutegura nabumva ko ari bibi ntabwo ari bibi ahubwo ni gupfa ugapfana ibyaha ugapfa urimbutse nicyo kibi
icyiza rero ni uko umuntu yakihana agasaba Imana imbabazi. uraza kujya uzamura hirya gato. Hanyuma hari ikintu nabonye mu gutaha kwe sinagisobanukirwa. Mu bihe byashize yigeze akora ikiganiro, yajya asinzira yahumbya gutya akabona umuntu wikoreye isafuriya nshyashya iri kubira, akavuga ati ngewe ndimo ndahumbya, akabona umuntu wikoreye isafuriya iri kubira kandi iyo safuriya nkabona ni nshyashya, agahita nisekera birya bye. Ariko mu burwayi bwe yaravuze ngo nkaramuka ndasubiye i Kigali muzansabira abantu bose nahemukiye, muzabansabira imbabazi, abo natutse, abo dufitanye ibibazo byose. Ati gupfa kwanjye ntikuzabababaza kuko nta kibazo mfitanye n'Imana. Byumvikane ko yari ari kwicuza. Ese uku kwicuza ku munota wa nyuma cyangwa se mu bihe bya nyuma mu by'ukuri bigira umumaro? Bigira umumaro. Bigira umumaro. Igitagira umumaro ni ukwinangira. Erega buriya umuntu ajya gupfa byumva. Hari n'ujya gupfa rwose ukamubwira ati se wakihanye ukazibonera ijoro. Ati oya. Ati nimundeke nigendere. Bibaho cyane. Ariko urumva burya niba gutera akanyuma. Yego, kwicuza kwe uravuga ko byabaye byiza kwicuza ku munota wa nyuma, ukavuga ko kwinangira ari cyo kibi. None se tuvuge ko yabonye ubugingo? Ubugingo agomba kububona. Urarega umuntu upfa nabi n'umuntu upfa azize impanuka. Buriya dore imbogo yabonye ubugingo Cyane. Ubaza azicarana n'Imana Data, azabana n'abera mu bwami bwo mu ijuru. Cyane rwose. Okay. Imana ihabwa icyubahiro. Burya koko wanamugani umuntu ashoboye kuribona atararikoreye ahubwo yararyandikiwe. Gusa nanjye nabonye uburyo yicujijemo. Ndavuga nti ibi bintu bifite gahunda. Nuko ikindi cya kabiri navuze ko ari ibintu abengahe ndibuze kuza kuvugaho byamaze gusohora. Twakoranye ikiganiro hano uvuga ko insengero bagiye kuzifunga, ndetse hari n'urusengero, hari insengero wavuze ngo ziri wateraniyemo ngo zisa n'izikorerwamo n'abadayimoni, uvuga ngo ni iminsi mike zigafungwa. Nararuvuze hano nagiye guteranira mbona ntabwo ari abantu, mbona bari mu yindi shusho. Narabivuze mu kiganiro nigeze ntambutsa mbere yuko njye Uganda. Yego. Narabivuze mvuga ko hari n'insengero nyinshi zigiye gufungwa, zigiye guhagarikwa. Mvuga ndetse ko hari n'ururi Kimironko narwo rugomba gushya. Yego. Urushya rwo ntirurashye. Ahubwo uyu munsi insengero zafunzwe. ADPR Batsinda, ADPR umudugudu waho wa Giheka, ahitwa ngo za Rukiri, ahantu hose. None ndashaka kukubaza, insengero zose zafunzwe mu by'ukuri ni igihano cy'Imana cyangwa nuko basenga cyane bakaba bageragejwe? Kuko tumenyereye ko umuntu usenga cyane ageragezwa. Icyo nicyo ntaramenya. Mbe kubajije nanjye kubera ko ari we wabihanuye. Ariko ntabwo nahanuye mu buryo ngo nuko basenga cyane bagasakuriza abantu, nuko se oya njye nuko nabihawe. Nuko buryo nabihawe. Imana imbwira ko ari insengero zigiye gufungwa, ndetse ndanababwira nti buriya nimubona abayobozi bariho bafunga insengero ntimukagire ngo nabo babyibwiye. Imana nayo irabakoreshaga irabatuma. Ntabwo rero ari uko basakuza cyangwa ari uko basenga cyane cyangwa ari uko bitagenda gute, oya ntabwo ibyo mbizi. Ntabwo rero kuba zarafunzwe, ntabwo muri message nahawe ntabwo Imana yambwiye ikigiye kuzifungira, njye irantuma gusa nkavuga. Ntabwo rero yambwiye icyo igiye kuzifungira, yambwiye ko gusa ari insengero zigiye gufungwa, guhagarikwa,
nk'uko muriho mubibona n'izindi ziraje zigiye guhagarikwa, ntabwo ari ziriya zonyine. Ntabwo rero yambwiye icyo zizira, ntabwo yambwiye ko badasenga uko bikwiye, ntabwo yambwiye ko mbese nta buhamya by'impamvu zihagarara mfite. Gusa icyo mpamya ni uko zigomba guhagarikwa, gufungwa, n'izindi kandi nazo zigiye gufungwa, ndetse n'ubutayu bumwe bigomba gufungwa, n'ubundi hari n'ubufunze. Biragoye mu bihe tugiye kujyamo. Ni iki wabwira abantu nyuma y'iri fungwa ry'insengero? Nibasenge, reka gusenga ntabwo ari ukugendana bibiri mu muhanda cyangwa indirimbo ngo wereke abantu ko ugiye gusenga. Imana irashaka ko dusengera mu bwiru. Ibindi bambajije ni ibijyanye n'impanuka. Yego, impanuka wavuze ko hagiye kuba impanuka nyinshi. Ndabyibuka twakoranye ikiganiro maze kugishyiraho bahita batangaza ko hari imodoka zasomanye ni Remera ni Kimironko hafi aho ngaho, mpita numva ko habaye impanuka z'abamotari. Iki ese ni ukubera iki? Ubona ari impamvu ki Imana isigaye ivuga abantu ntibahereze agaciro ibyo yavuze kugira ngo babisengere? Kuko wakunze kuvuga ngo nyamuneka nimusengere ibi bintu, none rubwo biri kugenda bisobanuye ngo abantu babifashe iminenegwe ntabwo bageze babisengera. Abantu barimo basenga ntabwo basenga uko bikwiye. Yego, abantu bariho sinzi ibintu bibarangaje, ntabwo abantu bariho basenga uko Imana ibishaka. Kandi ndababwiye ubushize ngo gusenga nta konje bigira, gusenga nta munota bigira, gusenga nta saha bigira, gusenga nta masegonda bigira. Aho waba uri hose wasenga, waba uri mu kazi wasenga, waba urimo wakira abantu muri biro wasenga. Nta gihe na kimwe n'iki na gito gishobora guhita kitagaragaza ko ugomba kugira gute gusenga Imana. Abantu rero dusenge impanuka zo ntabwo zigomba guhagarara tudasenga. Reka tureke kurangara ahubwo dusenge. ntabwo turi buze rero kurambirana, ahubwo reka ngusabe kugira ngo niba hari ubutumwa wagenera abakunzi bacu cyangwa se message, reka nguhe umwanya kugira ngo uyitambutse. Ariko ndabwira abantu ko bagomba kugira urukundo muri byose, kuko buriya izi nsengero nizo zisigariyemo ibintu bisa n'amacakubiri. Ukajya wumva umuntu kubera ko asengera mu idini runaka ntashobora kumvikana n'usengera mu rindi, ariko ubu noneho Kristo washobora kubiringaniza. Ibi byose biba biri kuba ni ikimenyetso kigaragaza ko abantu bose ari bamwe, kandi mu by'ukuri dukwiye gusenga Imana nta kindi kintu turangamiye. Kuko ndabizi neza hari benshi bari bwisange ku musozi runaka, hari n'abandi bari bwisange mu masengesho runaka, ugasanga bari gusengera hamwe, kandi ku bw'amadini ntibari bari hamwe. Ubwo rero nta nubwo Imana iba mu nzu zitiriwe izina ryayo gusa, cyane ko zinakorerwamo ibizikorerwamo nabyo byose bitari byiza, ahubwo Imana iba mu mitima. Abantu ntibumve ko hari igikuba cyacitse nanone ngo batakaze Imana cyangwa batakaze ubukristo. N'ubundi kwanga icyaha n'igisa nacyo bigumeho, ntihagire abantu bacika intege. Yesu atari yaza urupfu rwaza, ariko kandi nimubona ikizira kinjiye ahera muzamenye tetetetetete. Ndagira ngo mwese iryo jambo murarizi. Yego, message rero mfite ikomeye cyane ijyanye n'impanuka nyinshi zirimo kuba. Ndababwira mu mwanya ushize ngo dusengere impanuka, abantu bararangaye. Ariko hari message Imana yampaye ejo, nisobanuje se Mana ko kizi impanuka turiho ndiho nsenga ntiziveho. Imana irambwira ngo mbwire abantu bafite amamodoka uzi ko bahinduye amarogi, abantu
barasambanira mu modoka cyane. Ndi umugabo wo kubihamya rwose. Barasambanira mu modoka cyane, niyo mpamvu imodoka ubona zirimo abantu bakora impanuka cyane. Abantu Imana yambwiye ngo nimbwira abantu bihane bareke ubusambanyi bagumye gukorera mu modoka. Imodoka zabaye amazu, imodoka zabaye amarogi, imodoka zabaye ibitanda, imodoka zabaye byose. Hari n'abantu batakirara mu ngo zabo. Yego. Ugasanga umuntu n'umukirara aho kugira ngo ajyane imodoka yibike ahubwo yayihinduye inzu. Ararara yikoreramo ibyo byose. Nta kindi rero ngo giteje impanuka, nta kindi giteje impanuka mu modoka, nta kindi giteje impanuka mu bamotari. Abamotari ngo mureke ubusambanyi, barana moto bazisambaniraho. Urabizi? Ntabyo ngenzi. Bazisambaniraho cyane rwose. Abantu rero ngo bareke ubusambanyi bakorerwa mu modoka kugira ngo Imana igire ite. None se uzi ko bashyizeho biriya bintu bifata umuvuduko. Polisi y'u Rwanda ishyizeho biriya bintu bifata umuvuduko kugira ngo irebe ko impanuka zagabanuka. Kandi nibyo koko mu bihe byashize wabonaga ko impanuka zagize gute zagabanyutse. Ni byiza rero, ariko mu rwego rwo gufasha na polisi yacu y'igihugu nuko abantu bagomba kugira gute kureka ubusambanyi. Polisi nta kitakoze, polisi yagerageje byose kurwanya impanuka, ariko ntago bikiri ku mpanuka zisanzwe. Impanuka ziriho ziba nuko abantu banze kwihana. Imodoka bazihinduye amarogi, bazihinduye ubusambanyi aho basambanira. Abantu rero nibareke gusambanira mu modoka, nibareke ibyo byose, n'abamotari nibareke gusambanira ku mamoto, hanyuma Imana igira ite izitugirire neza. Niyo message nari mfite ikomeye mu Rwanda ku bijyanye n'abahanuzi. Imana yanyerekeye kuri uwo musozi wa Uganda, irambwira ngo abahanuzi n'abajura baribana amagambo yanjye. Abahanuzi bari mu Rwanda buriya, urabona hariya ntuza mu Nkundamahoro, abenshi baragenda bakabeshya abantu, bakabahanurira, bakabaha amafaranga, ariko ugiyeyo zisaha wagenda ugasanga bari kumwe n'indaya. Mbese n'utuntu bagiye bakora, n'utuzu bakoze, baragenda bakajya mu bari bakanywa, bakarara mu mashambure. Urumva message idakomeye? Umva abahanuzi badafite akaga. Bafite akaga. Ibaze urahanuye mu izina ry'Imana, ubeshya abantu baguhaye amafaranga. Uragiye wajyanye mu ndaya, ugiye mu kabari, uraye mu marogi hariya mu Nkundamahoro. Abenshi ngo babariyo. Abenshi n'abapasiteri kandi bize ngo n'abahanuzi gusa se, nta pasiteri bariyo. Mbese Imana iturengere. Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo Imana yambwiye ngo mbwira abahanuzi irabarwaje kandi irabarwaye. Irabarwaje kandi irabarwaye. Nizo message nari mfite. Murakoze cyane. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wakenera kukuvugisha abe yakubona mu buryo bworoshye. Nimero yanjye ni 0788 96 97 41. Iyo niyo nimero yanjye. Unshaka ko musengera, ushaka ko dusengana, wampamagara kuri iyo nimero. Hari n'ikindi ushaka kumbaza, wambaza nta kibazo. Imana ibahe umugisha rero. Urakoze cyane, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana yacu, Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko ubana natwe, ukaturinda, ukaturengera,
kandi Kristo akomeza gukuraho izi mpanuka mu izina rya Yesu, akomeza kubwiriza abantu bihane rusange, bakangurira mu mitima yabo bakomeze kwihana kugira ngo tubashe kubaho tuyobowe nawe. Urakoze rero kuko byumvishije, urukira kubana natwe, tugire neza, tukugeraho umugisha. Turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina ryawe Yesu, amen. Shalom.